inzira aho zitari, mu gihe tubona bikomeye iratabara. Abadukwendaga bagakorwa n'isoni, nawe ayikoreye ngo ikorera amaboko. Ica inzira aho zitari, mu gihe tubona bikomeye iratabara. Abadukwendaga bagakorwa n'isoni, nawe ayikoreye ngo ikorera amaboko. Imana dusenga ntabwo ari bayari, mu byago no mu makuba Imana irasubiza. Wowe yiringire kandi uyizere izagutabara, cya gihe ubabaye cya gihe urira izaguhoza. Na Lazaro yarazuwe, Mariya na Marita bahorana ibyishimo ibihe byose. Inzira aho zitari, mu gihe tubona bikomeye iratabara. Abadukwendaga bagakorwa n'isoni, nawe ayikoreye ngo ikorera amaboko. Ica inzira aho zitari, mu gihe tubona bikomeye iratabara. Abadukwendaga bagakorwa n'isoni, nawe ayikoreye ngo ikorera amaboko. Mbega amahoro atemba nk'uruzi ku bafite Yesu. Iyo tubabaye Yesu we aradusetsa. Oh, Imana yacu irasubiza. Yiringire maze urebe igitangaza. Yesu we nza kunambaho ibihe byose. Oh, Yesu we nza kunambaho ibihe byose. Zitari, mu gihe tubona bikomeye iratabara. Abadukwendaga bagakorwa n'isoni, nawe ayikoreye ngo ikorera amaboko. Ica inzira aho zitari, mu gihe tubona bikomeye iratabara. Abadukwendaga bagakorwa n'isoni, nawe ayikoreye ngo ikorera amaboko. Abadukwendaga bagakorwa n'isoni, nawe ayikoreye ngo ikorera